Ibi bintu ushobora kuba warigeze kubitekerezaho cyangwa wasanga ari nabyo wiberamo. Urakora cyane buri gihe, ukabyuka butarashya ukajya ku kazi, kandi mu kazi kawe uri umuntu w'indakemwa mu mico no mu myifatire. Hanze y'akazi ujya gusenga ku cyumweru ndetse no mu yindi minsi mikuru yategetswe. Mu gace utuyemo barakuzi kuri nta makemwa, ariko mu buzima ntabwo uragera ku byo wifuza. Ibi bikubaho, nyamara ku rundi ruhande hari undi muntu usa n'utagerageza rwose. Mu kazi nta kintu kimuhangayikisha, baramuzi ko adashobotse, ntajya yumvira, ndetse azwiho kugira amanyanga mu kazi cyane, ndetse no mu buzima bwe busanzwe. Hatandukanye nawe, ariko ibintu bye bigenda ku murongo, hakagera ku iterambere buri munsi, imihigo yahize yose ikabasha gucamo. Wowe ntabwo ujya wibaza impamvu y'ibi bintu? Imana yabisubiza amasengesho ya bamwe, ay'abandi ikayareka. Kubera iki hari abantu babona ibyo bashaka byose batavunitse, mu gihe abandi bakora ibishoboka byose ariko ntibagire icyo bageraho? Igisubizo kiri muri iki gitabo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro cyitwa The Power of Subconscious Mind. Umwanditsi w'iki gitabo avuga ko kugera ku byo ushaka, wabivunikiye cyangwa se ukabigeraho utabivunikiye, bituruka ku buryo ukoresha ubwenge bwawe buhishe, ubwenge nawe utazi ko ufite. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Gerard Uwizerimana. Ikiganiro ni cya Murika TV Show. Nguhaye ikaze. Iyo ugiye kwambuka umuhanda ureba hepfo no haruguru, ukareba niba nta modoka iri kuza igusatira, wabona ntayihari cyangwa se iri kure, ukambuka umuhanda. Ibyo byose ubikoreshwa n'ubwenge bwawe. Ni ubwenge dukoresha ibyo dukora byose. Ni ubwenge butuma batatwita abarwayi bo mu mutwe. Mwiyiga mitekerereze bavuga ko ubwonko bwacu buramutse bubaye ari ubwato, ubwenge bwacu bwaba ari bwo muyobozi w'ubwato, kapiteni. Umuyobozi w'ubwato ari we bita kapiteni, ahora areberera ubwato, areba aho ubwato bugana niba nta kibazo gihari, kandi akagenzura buri kintu. Niyo mpamvu ubwenge bwacu budufasha kumenya niba uriya ari umuriro, bityo ntituwukoremo. Ubwenge bwacu nibwo dukoresha mu kazi kacu ka buri munsi. Ku rundi ruhande, niba ubwonko bwacu ari ubwato koko, aba enjeniyeri bashinzwe gukanika za moteri no kureba ko ibyuma by'ubwo bwato bwose bikora neza, ni abantu baba bari hasi cyane muri ubwo bwato. Abo bantu ariko ntago bashobora kureba inyuma y'ubwo bwato ngo barebe ibihari, ngo bamenye niba batagiye kugonga. Baba bari muri ubwo bwato bakurikiza amategeko ya kapiteni w'ubwo bwato, kuko niwe ureba hanze y'ubwo bwato. Iyo mikorere y'ubwonko igereranywa n'abo ba enjeniyeri babita ubwenge buhishe. Ubwenge buri wese afite ariko atazi ko abufite. Aba enjeniyeri bari mu bwato ariko batazi ibibera hanze y'ubwo bwato. Kapiteni aramutse ayoboye ubwato nabi, bashobora no kugonga urutare batanabibonye. Bityo bakora ni ukubaha amategeko n'amabwiriza ya kapiteni w'ubwato. Uyu mukapiteni agomba kuba azi akazi neza cyane kugira ngo ubwato bubashe kugenda. Mu by'ubwonko bw'umuntu, ubwenge buhishe ni ubwenge bugenga ibitekerezo byawe, bugenga amarangamutima yawe, imyizerere ndetse n'imyitwarire yawe. Ni ubwenge bufite akamaro kanini cyane mu mibereho yacu, ariko ntabwo tuzi ko tubufite. Ni ubwenge bukuzamo nko mu gihe uri mu bihe bikomeye cyane, nko mu gihe cy'ubwoba, ugafata icyemezo gikomeye cyane kirokora ubuzima bwawe, ngo ariko mu by'ukuri utari uzi ko uzi gukora ibyo bintu. Ni ubwenge bugutegeka gusimbuka ahantu harehare, ahantu utasimbuka mu buzima bwawe busanzwe, ariko ukahasimbuka kugira ngo urokore ubuzima bwawe. Naho ubwenge bwawe busanzwe ni ubwenge bugusaba gusobanukirwa ibindi kuvuga ndetse no gusesengura. Ni ubwenge bugufasha ko umwana ari kurira ukanamenya ko ari umwana koko. Hanyuma bwa bwenge buhishe ni ubwenge tuba tutazi ko dufite, kandi butegekwa n'ubwenge bwacu busanzwe,
ubu tuzi ko dufite. Ubu bwenge bwacu buhishe icyo bukora ni ugukurikiza amabwiriza ndetse n'amategeko bitanzwe n'ubwenge bwacu busanzwe. Ntabwo bujya bwibaza ibibazo ku mategeko n'amabwiriza buhawe. Ntabwo bwitawe niba ari ukuri cyangwa niba ari ikinyoma. Bwo buhita bukora, bukubahiriza. Ubu bwenge buhishe nibwo abakinnyi ba filime bakoresha, nibwo bubafasha mu bintu bimwe na bimwe. Rimwe na rimwe akenshi baratekereza bakabwira ubwonko bwabo ko bashaka kurira, kandi yewe nta kintu cyababayeho cyatuma barira. Nta bibazo baba barimo, ahubwo ni inkuru y'ubuzima baba bari kwishyiramo, maze bakabwira ubwonko bwabo ko bashaka kurira, maze ubwonko bwabo nabwo bugakominikana n'ubwenge buhishe. Umuntu agasuka amarira nk'aho hari ikimubayeho kandi gikomeye. Umwanditsi w'iki gitabo avuga ko twese dufite uburenganzira bwo kuba abakire. Ati, ntuzigere wumva cyangwa wizera umuntu ukubwira ko biteye isoni kuvuga ko ushaka kuba umukire. Kuba umukire ntabwo ari byiza gusa, ahubwo ni byiza cyane. Iyo amaraso atembera neza mu mubiri, uba ufite ubuzima bwiza. Iyo ubuzima bwawe burimo amafaranga, uba ufite ubuzima bwiza mu by'ubukungu. Kuba umukene ntabwo ari byo bikugira umuntu w'inyangamugayo. Nta ndangagaciro n'imwe ibaho iva mu bukene. Avuga ko ubukene ari uburwayi nk'ubundi, ndetse ari uburwayi buturuka ku bwonko. Byemezwa ko ibanga ry'imibereho myiza rikora kurusha ayandi yose ari ukugenzura ibitekerezo byawe. Kuba umukire cyangwa se guharanira kuba umukire ngo ni ukubyishyiramo, ukishyiramo icyiza, ukimika icyiza, ugakumira ikibi. Ngo ibintu byose bibera mu ntekerezo za muntu. Umuntu niwe ushobora kwishyiraho kuzaba umukire, undi akishyiriraho kuba umukene, bitewe n'imyitwarire n'imitekerereze ndetse n'uburyo abyizera. Umuntu yizera ko ashobora gukora akazi koroheje, ariko akazi k'ubwenge kakamuha amafaranga, nk'ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Undi muntu akishyiramo ko agomba gukora akazi k'ubwikorezi akoresheje umutwe, cyangwa akandi kazi k'imbaraga nyinshi cyane, akizera ko nako kamuha amafaranga. Ariko abo bantu babiri akenshi ntibagira amafaranga angana, bitewe n'ibitekerezo byabo ndetse n'uburyo batekerejemo. Hati rero umuntu ashobora guhitamo kuba umukire ndetse akirinda kugira ishyari ribi, ariko agaharanira icyiza. Avuga ko iyo wiyaturiyeho ibyiza, ibyiza bikugeraho. Wakwiyaturiraho ibibi bigoye, nabyo bikakugeraho. Avuga ko niba uhora ufite ubwoba mu buzima, wiyaturiraho ko utazakira, hati ubukire ntabwo bugomba kugusatira ngo bukugereho. Ubukire buraguhunga, kuko ubukire nabwo bushaka umuntu ubushaka kandi adahatirije. Hati guhangayika cyane ntibiguha ubukire, ahubwo biragusaba gutuza, ugatekereza cyane, ariko ugatekereza iby'iterambere. Havuga ko kugira umutima mwiza, ukarangwa n'ubwenge ndetse n'ubushishozi, ukagira ishyari riharanira kugera ku cyiza, ukifuriza mugenzi wawe ibyiza, iteka nawe igeno riraza rikaguhereza ibyo byiza. Ni naho nsoje iki kiganiro ngushimira we wari udukurikiye. Naho akagaruka, ciao ciao. Imana ibarinde.